The Zoom TV 24. Mu bice bitandukanye kabisa mugenda mutubona twambaye neza. Bora nambaye neza kurusha Religisa. Religi nambaye neza kurusha. Wambaye neza kabisa ahubwo felicitation. Oya nge nambaye nk'umuntu w'amakuru we wambaye nka star. Ngira ngo abantu benshi bamaze kukumenyera cyane Religi guhera kuri nimba umugabo ubu noneho tugeze kuri Hallelujah n'indirimbo Hallelujah mfite nshyashya nyine iri hica ibintu bigacikagurika nyine. Religi wakoze indirimbo Like Queen yakunzwe n'abantu benshi kurikije wenda urwego Like Queen yamanje kukugezaho. Uratekereza ko Hallelujah yawe umanzu natubwira impamvu wahisemo gukora Hallelujah? Nyuma yo gukora nyine Like Queen gakora ibintu nk'ibyo yakoze byiza nka kuriya nta yindi ndirimbo ufite abantu bashaka guhita bumva uretse itandukanye niyo wakoze mu minsi ishize. So rero Hallelujah n'indirimbo bwa nari mfite ku mutima kandi kongeraho yuko zira ndirimbo nk'ingi Hallelujah buri abari indirimbo ibizagumaho nka Like Queen uko Like Queen ni indirimbo nsigaye nkora indirimbo zitazashira kuko nabyo byiza apana gukora mu kavuyo nk'iriya rero Like Queen nta ndirimbo nabonaga iri buhiti kurikira nayo izahoraho itari Hallelujah. Igitekerezo cyo gukora Hallelujah cyavuye inspiration. Nyine no gushimira Imana ko yakurumva nyuma y'igihe cyose umuntu ari muri ino industry ataraho yahoze uretse n'ibyo ngibyo wenda personally nta kintu ufite washinja Imana urumva nyine igihe inspiration nyinshi harimo na Hallelujah. Ese wemera Imana abantu benshi bakunze kuvuga ati abahanzi banza nta mwanya babona kujya gusenya Imana rimwe na rimwe wenda ruhavuga ati wenda ntibanayemera kuri weho bihagaze uti n'abavuga ko batayemera burya baba bayemera ahubwo ukwemera ntikungana. Rero giye ukwanjye ndagushima. Okay. Religi ngira ngo uje mu bihe byiza wenda ari kuvugwa ibintu by'abakobwa beza cyangwa se abamisi muri Miss Rwanda 2019 umuntu yakwibaza ngo mu bakobwa 20 bari muri boot camp Religi ashigikiye ndi. Bon, pour commencer bari abakobwa bose ni beza. Bafite n'ubwenge pe narabibonye ariko ndamutse nkubwiye ngo n'uyu cyane ahubwo wenda nabaha amakamba agiye atandukanye ariko ntago ari kuvuga ngo unshyigikiye wenda n'uwo kwikamba cyangwa se iki ahubwo bafite ubushobozi bwatuma na uwo ari we wese abashyigikira akabaha nayo makamba ku giti cyanjye mbona biragoye gufatuma. Oya uragira ati wabaha amakamba wenda duhe nk'urugero gato tubwiye ati nkurikije wenda aho bihagaze ubu cyane cyane wenda twkwibutsa ko harimo na Josiane sinzi wenda ku giti cyane niba umuzi ko iki sare uvuze niko ushaka ari we mvuga ndimo kubaza Josiane ni umuri wabaye kimenywa na bose yaravuzwe cyane ofete nyine no kuvuga ngo ntago giye wundi sinjya mbikurikira cyane ariko nyine narabibonye nkuko mbikubwiye mbona ari ibintu biri interesting. Josiane nyine afite cyo nakwita courage ari ibintu abenshi wenda batajya bapfa kugira urwo n'uruhande rwe abandi nabo bagagira ibyo bafite gutyo so rero bose bafite potential pe kuvuga ngo kigikiye nguwe kandi bose bagaragaza ubushobozi kire kukizemo ikimenyane cyawe kandi cyase hari impamvu personally nta mpamvu irahari. Miss Josiane rero twahoze tuvuga baye ikimenywa na bose abantu benshi bakunze wenda kumenya kuko ari umuntu waje agaturuka mu cyaro ariko agaturuka mu cyaro nanone ngo yifite icyo cyizere nawe uvuga abantu benshi baramukunda baranabigaragaje wenda nibo abantu benshi bakunze kugaragaza ko banamukunda hanze ya Josiane uretse Miss Josiane we harundi mu Miss wabuzi mu babitwaye se cyangwa bariho mu bari guhatana ntawe nzi pe ngiye kubwira ngo nzu y'inguyu nabankubeshya sinjya mpfa kubamenya rwose ariko nka Josiane nabonye ko afite nimero 30 ubwo ngusubije ibyo bashaka ko mvuga wenda kuri weho se retse ko twamugarutseho cyane gusa byo Josiane pe afite nyine icyo urumva ushobora kugenda ubaha amanota ariko ntago ushobora nibyo ndi kukubwira ugiye ubaha amanota rero utanabazi cyane Josiane numva wenda waramubonye haba hari akantu kiyongeraho so niyo mpamvu rero nyine wenda nkawe urumva afite ayo mahirwe to ariko ndabashyigikiye bose. Okay. Josiane wenda tunasoza Josiane yakunze kuba mu Miss ni wenda akunda kugaruka kuko wenda niyo mpamvu yatumye amenyekana ugendeye ku bintu abantu bavuga ko umuntu akwiye kuba Miss bwa buranga bwiza bugaragara inyuma abantu kuri Josiane bavuga ko atabufite cyane ubona cyaba inkomye ku buryo ataba Miss. Uburanga se niki uburanga ni ku mutima ngiye niko mbifata so rero niba ushobora kujya hariya bakakubaza ugasubiza nabo njya mbona babaza ahubwo ntibasubize neza bataze nabo baturuka ahubwo twari dukwiye kubanza kureba icyo mbere y'uburanga naho wundi buri muntu wese asa neza kabisa pfa kuba woga parufe wenda si ngombwa ariko urumva usa neza nk'umuntu wese wa nk'abandi rero byo vuga ngo uburanga rwose uri uburanga rigiye bavuga icyo nagitindaho uburanga ni ku mutima so rero Josiane bavuga ibyo bavuga ahubwo umuntu ushobora kujya hari akavuga ngo Josiane nta buranga nguriya ngo ajya hehe ngibiki aba ari umwibona uwo muntu akenshi nabo usanga rero badafite
wenda n'ibyo bitekerezo bifatika cyangwa se ahubwo nabo bakwiye kubanza kwireba kuko yitunze gutya bari izindi 3 zikuriho ahubwo rero ubu ngubu niwe natinda ariko ibindi byose rwose c'est normal. Wenda dusoza indirimbo yawe umugisha abantu benshi bashaka kwinjoyinga barayisanga hehe ubusanzwe ririje ibikorwa by'abantu wenda cyane cyane abagukunda cyane n'abagukurikira kuko urabafite benshi bari buze kugusanga wenda tunasoza n'ubutumwa ufitiye abafana bakurikirana ibyawe. Haleluya nyine indirimbo yanjye none ahimeze neza cyane nasaba abantu gukomeza kuyumva kubera yuko iratureba twese ntago wenda ari ukuvuga ngo message irimo nta muntu itakoraho uretse n'ibyo reka bikoze neza so ndagira ngo bakomeze bayumve ibashimishe ndetse kandi n'abandi namwe mukomeze muyigeze ku banyarwanda nkanashimira namwe nyine n'uburyo mudahema no kudufasha ndetse n'abafana banjye tu. Okay, tugushimiye Karangwa Lionel. Uziko buriya witwa Karangwa Lionel? Ndabizi. Abantu benshi buri abantu ntabwo babizi bazi ko witwa Ririji gusa. Ndabizi kabisa bagiye banabyongeraho nabyo nyine. Okay, tugushimiye cyane kandi n'undi munsi wenda tuzagukinira twizere kuzaboneka. Yes. Okay, high five. Okay, turi kumwe na Karangwa Lionel aka Ririji. Waririmbye ngo nimba umugabo nzerekana itandukaniro ry'abagabo baragenda abo umugabo ejo bundi araza akakubwira ati like queen nako nakara akarimbo keza ariko arakubwira ati ku bantu bavuga ko Josiane rwose atari umuntu mwiza ibyo no kubeshya. Ubwo ni ku bitekerezo bya Ririji ni ku bitekerezo ahuje n'abakunda n'ubundi Miss Josiane tugenda tunagaruka wenda cyane cyane by'umwihariko kuko ari we uri kuri hit. Nanjye mbashimire wowe turakanda subscribe, press subscribe. My name is Didas. I'm your host today. Kanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.